ibintu bitandukanye nawe yarabirebye aravuga ati uriya mukobwa ni mwiza Raki yagiye gushaka ariko ntago bazabana antega iminsi se nyakwishwa n'uburoro antega iminsi tuvuga icyame yambwiye Farida cyane nyagasani n'abakidushoboje hamwe namwe n'abakunzi ngo burabaye we ibindi nabyo bizaza kandi bizagira amagambo Félicitations rero ku merci beaucoup nukuri ni byiza atama ndabakengurukiye sasa urumva kwa gatandatu rufite umurenge baye kazi bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show n'ibisanzwe nongeye kubasuhuza kandi mbifite gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi ndabasuhuje ndashimira by'umwihariko bakoze subscribe kandika share ndetse na comment ku biganiro byacu ndagushimira cyane uyu munsi turi kumwe na Raki ngira ngo muribuka ko mu biganiro by'ubushize twaganiriye nawe ari kumwe na fiancé oya na chérie yarataraba fiancé sibyo Raki harya ubura umuntu aba fiancé dutandukanyirize Raki fiancé na chérie ahantu babitandukaniye mbere nambiraga mu kubanza chérie hama mu nyuma akabona ubuza fiancé kabona koza fiancé ubu muri aba chérie cyangwa muri aba fiancé turaba chérie turi kujya mu ba fiancé okay muri aba chérie muri kwitegura kuba aba fiancé ameze te chérie ameze beaucoup bino n'amahoro ubushize duherukana muri kutubwira ari uje kumutwereka nyine ko usigaye warishumboshe nyine undi musheri mushyashya tubana gushyigikira none uravuga bati rwose uvuye nyine mu kajagari ka Farida sasa uvuze Farida rero mitatseka ariko uriya ni ex wawe ex harya barabisobanuye umuntu nyine mwakundanye oya arukuntu mujya mufata ibintu bibi mukabigira ibintu byiza niba ari expired mujye mubakare expired ushatse kuvuga iki nyine ni ex nyine ni umu ex n'umuntu expired ni ikintu cyo cyararangije igihe Farida yarangije manda ubwo niba ari cyo ex bisobanura niba mufite indi slang mu bikoramo sinzi ariko ntabwo nsobanukiye ikintu cya ex Farida mwarakundanye urabyemera munabanaho ye muratandukana nyine ni umuntu mwabanye mugakundana nyuma mukaza gutandukana Farida nawe ari muri abo keretse nimba byaragize ku rwego mukura muri abo wenda akaba ari nk'irindi zino mwita ariko nawe ni ex wawe nyine mwabanye Farida okay kadufate gutyo kubwo next ariko ubwo ngiye ndaza kabahereza umukoro munshakire ngo ex wundi bisobanura iki ni expired ni ex ubusobanuro bwayo nubuwe uko biri kose ni ibintu ni ikintu cyarangiye nyine ni ikintu cyabayeho mbere kikarangira ubwo bivuze ngo Farida nawe ni umuntu twakundanye ugiye kiragera kirarangira yego okay aho twabyumva gutyo wenda muraherukana se reka ntago byo mukumbura buriya reka akenshi usanga hari igihe umuntu akundana n'umuntu rimwe na rimwe ukaba wibuka nk'ibihe byiza mwagiranye wowe ni nk'ibihe byiza ujya wibuka waba waragiranye na Farida wenda ntago mvuze ngo umukumbure oya ariko hari ukuntu uba warakundanye n'umuntu cyangwa mwarabanye ukavuga ati nubwo madamu wanjye twatandukanye cyangwa chérie hari igihe njye nibuka kise twagiranye wowe ni nk'ikiye wibuka kuri Farida ikintu nibuka kuri Farida kuri ubu ubusinzi bwe kabisa icyo ni kibi ubusinzi bwe birashoboka ko wenda ko ubusinzi bwiwe nabwo byabaga ari cyiza kuri nje ko nashobora kubona ukuntu yabaye n'ibintu namukoreraga wenda icyo gihe yasinze nabonaga ari byiza kuri nje rero ngiye nkata none nibuka kumubona none yasinze ikintu cyiza uzi kuri Farida no kumubona yasinze kumubona yasinze ko numva atari cyiza ko numva atari cyiza icyo kintu nta no kuvuga ati Farida yantekeraga neza ibyo yanekeraga n'ubundi nanjye nabyitekera ko numva gayitse kandi na mbere kose narabyitekeraga ahubwo ikintu nkumbura kuri we tu no kumubona yanyoye yasinze nkagenda nkajya kumucyura nk'ahantu uruzi kucyura umudamu wawe yasinze abantu waryo unyura ku muhanda ugiye gufata nk'akamoto abantu ugasanga n'ufite abafana nka 200 hanze baje gufana
sasa rero ibyo bintu nabyo njya nicara nkumva ndabikumbuye kabisa. ibaze kweri ko wagowe wari waragowe gusa ubu nahise ugiye kumbwira ati Farida twigeze gusohokana ambwira akajambo keza Farida yigeze kuntekera ibi biryo biraryoha none ibaze ko mukumbuye ngo kumubona yasinze ujya kumucyura nukuri ahubwo biragaragara ko nta bihe byiza ufite umwibukiraho nyine ahubwo niba nyumva cyangwa se azongere asinde ariko ndebwe yasinze Farida uzongera usinde kabisa asinde neza ku buryo wifuza kongera kumubona wazongera asinde mubone yasinze basi muri iyi minsi rero asigaye asinda cyane nuko utagikunda kugira muri Gikondo buriya kenshi niho akunda kunywera ndashaka kuzatemberera Gikondo asigaye byiyumvamo rwose icyo cyo ntuzakimusaba ni ibintu byoroshye cyane kandi akora nagira ngo rero utubwire wenda tuvuye kuri Farida karagaciyemo urumva nk'umuntu mwamenyanye gusa tutaramuvaho ubushize twaraganiriye ambwira ko agushaka Farida uravuze ngo kumbiye kumubona yasinze wawe uragiye kunyereka yasinze kandi nanone mubaza icyo agushakira ambwira ko yabonye ikiganiro wakoranye na muramusheri wawe nyine ngo biramubabaza cyane yababajwe n'iki se muri byo yababajwe nyine nuko ngo ufite ngo undi musheri ngo harimo ikintu bita ifitina ni ifitina afite mu mutima we agufitiye yego ayo bifitina byo biswaza ni ishyari agufitiye ishyari ryaho ugeze ni ishyari yuko yabonye yigeraga wenda biriya azi ko adahari ntabaho akayumva ko ubuzima bwanjye bufite aho buhuriye wenda nawe mu nyuma aza kubona ubuzima bwarakomeje kandi bwakomeje kandi nawe urebye Farida na Rehema harimo birutwa na biruta cyane nta nubwo wabigereranya ibintu bitandukanye nawe yarabirebye aravuga ati uriya mukobwa ni mwiza arakiye agiye gushaka ariko ntabwo bazabana antega iminsi se yakwicwa n'uburoro antega iminsi tuvuga icyambere yambwiye Farida wagiye kwa Rakibiranga kwa papa wasi wa mupapa cyamunga ni papa wasi bimeze bite mwamuteye inda sha barakundanye karahava umwana ntibyagenda neza yitaba Imana nyuma aramukatira namutuka papa wasi atukana na Farida Farida tuka papa wasi anamukatira nabi cyane ariko aranamutuka mubwiza ukuri nawe aramwirukana papa wasi Farida yirukanye papa wasi kandi afite n'ibikoresho urumva yari yamuhaye televiziyo ngo yo mu kabari ashyira mu kabari ke amuha n'intebe zo mu nzu nyine madiva mu nyuma yari yongeye gushinga kandi kabari cyane kamwe ka kera yabeshyaga ko yahombye yari yongeye gushinga kandi niba ari kaka sindajya ku kabari gusa yavuga ko afite akabari papa wase televiziyo papa wase ayikura mu rugo ayijyana mu kabari ke afata intebe zo muri salo ziwe azijyana kwa Farida byose ubu yabitwaye kwa Farida yarabimwimye umugabo yabuze uko asubira mu rugo rwe atabijyanye umugore amubwira ati ikintu cyose uzuba ku hano mu rugo uzakigarura Farida ati nge nta kintu cyageze iwanjye cyagisohoka urumva nawe barangizanyije nabi kandi ari Farida nyine umukatiye urumva we nta hantu afite ahagaze sinzi uko natekereza ari wowe nyine byaranze na papa wase biranga oya ariko buriya abantu batiro bigora cyangwa se ngo bagore mu mitwe yabo ntekereza ko buri ikintu cyanze ku muntu umwe kabiri gatatu gatanu 10 ebana buri ushaka gutunga abantu umuntu ukamutunga urutoki izindi ntoki zose bazireba wowe ntabwo nibaza rero ukuntu abagabo 5 6 8 bose bananiranywe twese turi babise bigaragare ko ari udashobotse buriya ahubwo uretse wenda ko Imana ifite ukuntu ibaremye abantu bayo ahubwo nawe umaze kubona ko nari ifite umutima ukomeye Farida ntagashobotse si no kudashoboka gusa rimwe na rimwe ari igihe umuntu ukabona ashaka kuba afite n'ikindi kibazo udashaka kwiyumvisha gusa nyine niko ari nyine umuntu ukwarura urakwemeruka kwamwakira gusa jambo yavuze nyine nuko yavuze ngo ntazatuma ubana n'uriya mukobwa nakicwa n'urora bafite mize burero harisi ngani nibyo ntago mbizi gusa nagira ngo twibwirire gahunda yanyigeze he n'uriya musheri wawe mwatubwiye ko mufite gahunda yo kuzabana gukeza bigeze he rero ko ntekereza ko ku rwego bigezeho ntago ari rubi ni
ni urwego rwiza cyane, rwiza pe, kandi rukomeje gutya ntekereza ko nta n'ibintu nta n'igihe kirekire cyakabaye kinyuramo. Dutegereje ijambo ryiza rero Sibyo? kugira ngo uko wamungani buriya hari ukubaho utuje, ugahora n'umuntu utuje cyo kimwe, bikaba nk'ibyo abanyarwanda bakera bavuga ngo amata yabyaye amavuta. yego Ntekereza ko Rehema ni ahantu uri gusa biko ko ndanagukumbuye kabisa. ese ko mutazanye Rehema afite utundi tuntu ari gukora muri iyi minsi ku bijyanye n'akazi, ariko ndahamya ntashidikanya ko ameze neza. mu minsi iri imbere muduteganyirije iki gahunda nyine avuze ahantu biri kujya si habi ni na byiza, gahunda nyine zanyu zimeze zite? Bo ntekereza ko mbere na mbere mwagomye kuba mushima Imana kuba naragize ukuntu nigobotora Farida, ukaba ugize n'ukundi kuntu uhinduka mukagira n'izindi ibintu ni amahoro. Ntekereza ko mu minsi iri imbere bidatinze tu nzababwira inkuru nziza. tubwire gahunda zigeze hehe? ubwo nakubwiye ko ibintu ari amahoro kandi biri mu buryo bwiza. Ntekereza ko bitarenze mu kwa gatandatu. Mu kwa gatandatu nibura twakora ibisivire biri aho bisanzwe. Mu kwa gatandatu mufite umurenge? Mu kwa gatandatu twarasabye kandi twasabye mu kwezi kwa gatandatu. Turategereje ko bihuse. Ndihuse kuko bitinze birabora. Ubyirukankanye bitarakuboreraho? Ibyo bitinze birabora. Uziko nta n'amezi 5 mumaranye? Nawe umara n'imyaka na 17 byose birangira nabi. Uriya mwana ugiye kumuta mu mago? Nta bundi. Muzakora umurenge gusa cyangwa muzava? Urumva tuzabanza dukora umurenge, ibindi bizaza Ishana Nyagasani n'abakidushoboje hamwe namwe n'abakunzi ngo burabaye we, ibindi nabyo bizaza kandi bizagira amagambo. Félicitations rero ku merci beaucoup. Nukuri ni byiza, ndabyishimiye kandi nziko n'abandi bantu bose bibashimishije. Murakoze cyane. Umurenge mu kwezi kwa gatandatu amatariki? Amatariki ntabwo aratangazwa, ariko amatariki nayo ntabwo muramenya itariki. Ubwo nayo nimenyekana muzatubwira. Nzababwira nta kibazo. Raki turamushingiye karabaye. Bibaho rega na mbere. Nakubajije ngo noneho ubu ntago mukira abashira ubu ni fiance. Nibyo naherekare nkubwira ni fiance, urambwira ngo muri abafiance bayitegura kwinjira muri abashira bitegura kwinjira muri fiançailles. Ubu ndakeka muri abafiance none. Ntekereza ko ariko biri. Uramwana uramwirukanyishije kwe. Oya sintekereza ko byirukanse kuko nicyo gihe. Tubyirukanse kandi ntibinatinze, nicyo gihe urebye. Hari abantu bavuga ngo iyo ukundanye n'umukobwa igihe gito mugahita mubana byihuse, hari igihe usanga mbere hari imico utari umuziho kuko utabanje kumwiga ngo umumenye nyine, nyuma ukazasanga warahubutse. Ntabwo utekereza ko kuba ugiye guhita ubana nawe ushaka kuzasanga warihuse ugasanga wenda hari indi mico utamuziho wenda umenye nyuma? Sintekereza kuvuga ngo ujye kumwigaho kuko ntabwo wakwiga umuntu ngo umumenye rega. Niyo byaguhereza imyaka 20 ntabwo wakwiga umuntu ngo umumenye. Kandi ari umuntu ufite ikintu yo kuguhisha defo yiwe, yanayiguhisha mirere na mirere. Sibyo? Farida twamaraye imyaka iri hejuru y'6 byarangiye nabi. Ni ukuvuga ko nari nkimwigasi. Wari utaranamumenya? Nari naramumenye kandi n'usindamuzi. Rero impamvu sinavuga ngo birihuse cyangwa ngo biratinze, ahubwo ntekereza wenda ko ari cyo gihe cya nyacyo cyo kugira ngo bibe. Yego. Uri kumva gute kugiye kuba umugabo rero? Kuko wabaye umugabo kugiye kongera kugira urugo kuko n'ubundi ntagaro wenda urwa mbere ntibyakonze neza. Uri kumva meste ko ugiye gushakana n'umuntu noneho wizeye ko bizagenda neza kurusha wa mbere ko byagenze? Gusa nyine nk'ibyumviro by'umuntu w'umugabo wari wese aho yumva ko ari ibintu byiza kugira umuryango, ariko iyo byakugendekeye neza.
nakubajije fiyanse ahantu ari urambwira ngo ari mu tuntu tw'akazi ubwo misemenya ahantu misemenya impamvu ataje byanashoboka yagiye guteguza mu rugo umurenge nawo ni ikirori umuntu yitegura ni ikirori umurenge bariyakira wenda nta mafaranga menshi bisaba wenda nkuze ko nabyo kiba ari ikirori amugomba kwa murenge mukajya kwiyakira ariko none nizire ko wabigeje ku babyeyi ntekereza ko ntago wajya kugera usaba ko kujya ku murenge famiye zitabizi yaba kuri ubu famiye ziranshigikiye turaganira ariko numenye amatariki uzatubwire kare kame murumva ntago nabura kubabwira ko ntekereza ko nababwiye nabyo byaba ari ubuhemu kugira ngo tuzabwitabire biba ngombwa tuzanatwerere utangira witwerereze n'ukuri kubera uzi impamvu se urumva umurenge ni nk'ubuku ubundi nibwo bukwe bwa mbere kuko uko njya mbona hari abantu bajya gukora anniversaire bagakora groupe ngo yo kwitwerereza niba umuntu akora groupe ya anniversaire ngo bamutwerere kubera iki umurenge tutatwerera umuntu umurenge nibwo bukwe bwa mbere ntekereza ko rero si ngombwa gukora groupe oya ntago ari ngombwa groupe ariko ntekereza ko hamwe n'Imana namwe n'inshuti ntekereza ko bizagenda neza inshallah kugenda neza ngaho tumira abantu rero okay twe badutumiye tumira abantu bagukurikiye bari kukureba kano kanya inshuti zacu batumira inshuti zacu zirabizi ko nzikunda harimo mbona abantu benshi kwanza harimo abo mu gihugu abo hanze y'igihugu ariko njya mbona dufite abakunzi benshi cyane cyane b'abarundi abarundi ni benshi cyane tugira inshuti nyinshi z'abarundi batama ndabakengurukiye sasa urumva kwa gatandatu mfite umurenge nubwo ntaramenya itariki ya nyayo nyirizina ariko ntabwo byanga bikunze mu kwezi kwa gatandatu kandi kwezi kwa gatandatu ntekereza ko turi kwinjiramo hari n'utuntu tw'imyiteguro impande n'impande mbona bakora bitanabagiye kuba ibanga na sheri nawe hari utuntu two gushaka imyenda azaba yambaye ibi byose urumva ni ubushobozi ni ubushobozi hari n'ibindi nabyo mba ngomba gukora impande n'impande nayo no kwiyakira nyuma nabyo biri muri gahunda urumva ko rero ndabatumiye namwe mwese ndabatumiye ubwo bazabasha kuhagera bari mu Rwanda ubwo muzatubwira umurenge wariwo igihe cyo kutubwira itariki uzatubwira n'umurenge nzabibabwira nta kibazo umurenge aho uzabera kugira ngo abazabasha kuhagera bazahagere abazabasha kuhagera mu buryo bw'akanyenyeri abafite akanyenyeri kagikora bazagakande hari abantu bafite telefoni zapfuye utunyenyeri ubwira ati nkandira akanyenyeri ati karapfuye nikagikora rero abagifite utunyenyeri dukora mushobora kuzamutwerera ku kanyenyeri cyangwa se kuhagera kwanyu ni inkunga ikomeye cyane ni ijambo tuzandika kuri invitation ariko no mu murenge kuhagera kwanyu bizadushimisha ni inkuru nziza twishimiye ko ugiye kuba umugabo nanone ugafata inshingano kandi twizeye ko n'umurenge nurangira kubera Imana ndetse n'abantu buriya ikintu cya mbere ni Imana ibanza kubigena ikabasha no gushoboza abantu nabo bakabigiramo uruhare n'ubukwe buzaba kubera Imana kuko n'uyu murenge ntago natekerezaga ukiri kwirukankana na Farida n'indi unyuze aha ntago nitekerezaga ko ushobora kuvuga ngo ngiwe nkunze undi mukobwa nkoze iki gikorwa urumva rero n'ibintu bibaye bitunguranye ariko n'ibindi byose bizaza bitunguranye kandi bizagenda neza ako na Farida ndamutumiye by the way Farida ndamutumiye n'ukuri azaze arebe azabutahe n'ukuri akazabuze naye zamubwira azaza atanyoye inzoga ariko byakunda azaza atanyoye inzoga ko twebwe simamya ko hazaba harimo abantu banyoye noneho Farida kubera n'agahinda ntiyaza atarishyizemo ariko niduhura nzamubwira ko wamutumiye ubwo ndumva twanasoza urumva icy'ingenzi Lucky yaraje kudutumira kandi nizere ko mwese ndabizi ko birashimishije ubwo bazabasha kugira icyo bamumarira bazatubwira n'abazabasha kuhagera ubwo n'ibindi bikurikirana n'itariki n'umurenge uzabera ubwo nibamara kubimenya neza bazatubwira hanyuma natwe
tumenye igihe tuzatahira umurenge. Turi gusoza hari ikintu wumva babwira sheri, kuko ndabizi ibi biganiro dukora ntabwo ikiganiro cya fiyanse bareka kukireba kameme uko biri kose aravuga ati ashobora kuba yavuzeho. arabizi ko naje hano. Igira ijambo rimwe ryonyine umubwire ubundi twisoreze. Ijambo rimwe ndamutse ngiye kuvuga ijambo rimwe ubwo naba vuga abiri basi nabamutesheje agaciro cyangwa se hari icyo naba mwimye. Kandi nabwo ngiye kuvuga ibintu byinshi ntabwo nabisoza. Ahubwo icyo namubwira cy'ingenzi ni uko mukunda. Yego, ndamukunda cyane. aho ari rero nizere ko ijambo ryiza yaryumvise uramukunda. Iryo ni ijambo riruta andi magambo yose. Haba hakuyemo amagambo yose ushobora kuba wavuga, ariko ni ijambo rikuyemo ibintu byose. Ngo nizere ko nawe naza kubyumva aza kuri gusubiza mu mutima cyangwa akaguha ka message. Reka dusoreze hano, ibindi tuzabikurikirana nyuma. Uko uzajya umenya gahunda uzajya utumenyesha, tuzasoma mu kiganiro cy'ubutaha.